wirinde ko data akugezaho ibi bihano bye, kuko kubarakarira kw'Imana yarabarakariye. Reka mbabwize ukuri bene data, nimukorere data mu kuri no mu mwuka, nimumukorere mu kuri no mu mwuka, kandi ingororano z'abera zirahari. Imana y'amahoro yambwiye ngo mugarukiraho kubera kubabarira bya nyirarubeshwa. Mana itugirire neza, yanamaye amagambo menshi kuko nabonye imirambo myinshi y'abantu. Bashumba mushyire hasi ingengabitekerezo, baririmbye muyishyire hasi, na Kristo muyishyire hasi. Ibahaye agahe, hari igihe akagahe karangiye, kandi reka mbabwira agahe karangiye. Agahe si igihe, nta nubwo ari ibihe. Mpamvu mu madini uhagera ugasanga byarazambye, uziko n'abashumba batumvikana, abadiyakoni nuko bararogana, barashaka kwicana, baragambanirana. Nababwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga. Ibi byose tubibona tugeze muri uku kwezi, atari uko intambara zateguwe. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Turabashuhuje mwebwe mwese muri iki gitondo, cyangwa ni mu masaa sita ndumva nuko tubona akavura kagiye kugwa, ariko turabashuhuje mwebwe mwese mudukurikira aho mutuye hose mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane, no kuri avugwe kugera mu mpera z'isi yose. Numva tumuvuga ariko nkumva bidahagije, ariko nashimwe cyane kuko akora imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Ni umwami w'abantu. Amen, amen. Mukande subscribe rero kuri channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Uyu munsi muri kubona ko twahuye n'umukozi w'Imana wa nyabyo, nyirabyo w'Imana yahaye umugisha, yabimuhaye nta kiguzi, ntabitanga nta kiguzi. Nta n'icyo nari kubona, ntacyo nari kubona, ko ntabwo wabona ikiguzi. Ugura amabanga y'Uwiteka, ukagura umuhamagaro, ntabwo wabibona. Turashima Yesu watugiriye icyizere. Amen. None se abandi babigurisha ubwo ngubwo bo baratandukiriye? Buriya hari ababigurisha nabo barabiguze, icyo ni kimwe. Hari ababigurisha barabihawe, ariko ingororano zabo nazo zirahari, kubera ko iyo waherewe ubuntu, ni ukuri impano y'Imana nticuruzwa, ahubwo yabiduhaye ngo tubitange uko yabiduhaye, kandi tubitangire ubuntu. Abiduha kugira ngo bigirire umumaro abene data cyangwa abantu b'Imana, bamenye Kristo, bamenye imirimo ye, kandi bamenye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero ubigurisha ntabwo azi ibyo akora, cyangwa se yamaze kumenya neza ko ari uw'inaha mu isi. Njyamwe mbwira abantu ngo hari ab'inaha, ariko tuzi ko iwacu atari inaha, ahubwo ni mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Murakoze cyane, ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, mureke duce bugufi dushime Uwiteka. Turagushimiye data mwiza, data wa twese uri mu ijuru, ubyeyi udukunda bihebuje, ndetse tubura uko tuvuga bikwiriye urukundo rwawe. Yemerera ngo ushimire ko wabanye natwe mu bihe bitandukanye, waraturinze, utanga ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu. Data, ndaguhaye icyubahiro, kandi n'ukuri uragikwiriye, ntabwo tuzagihundiho ya nta wundi wari kutwitangira, nta wundi wari kuduha umwana we w'ikinege uretse wowe wadukunze kuva kera. Ariko Satani akatunyaga ibyiza, akatunyaga kubaho byiteka, ariko ukemera ukohereza Kristo akaza kuducunguza amaraso y'igiciro. Wagize neza, n'ubu uracyaturwanirira intambara zo mu buryo bw'umwuka ndetse izo mu mubiri. Datubana natwe umunsi ku wundi, tukabonesha amaso, tukuzamuriye ibiganza. Turagushimiye, ngushimiye ko warinze abakunzi b'Umuremyi TV,
mwami Imana turagushimiye, nanjye ndagushimiye ko kiturinze groupe abasirikare ba Kristo. Data turagushimiye ko kirinze abera, ko kirinze itorero. Iyo ataba wowe, aho itorero haba haribagiranye, kuko Satani yahagurukiye abera kuva data kera. Twumva amateka y'abasogokuruza uburyo barwanyijwe nk'uyu murimo n'abisaha kiwurwanya, ariko ushimwe kugihagaze ku murimo wawe data, ushimwe kugihagaze data, kubera ndabizi neza uko byagenda kose abo ubugingo barahari data. Nushimwe, ndagushimiye ko iri juru ritazabura baritaha. Ndagushimiye kandi kugira dukomereje mu buntu bwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera rero data uyu mwanya data turi imbere yawe, mwami Imana, nje mbere y'izi kamera nje kuvuga ubutumwa, ariko nje uyu nimbure data uboneke. Nyemerera nyaguhora ku ngoma, ni nkubera igikoresho wikorere, ni nkubere mikoro urangurure, ubwire isi yose ibyo wagambiriye kubabwira. Ndagushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, ko duheze n'imigambi yose y'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe miri bitavuga Imana, turabohoza iki kirere data, mwuka wera naganze, mamarayika benshi batugote mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mubyeyi mwiza, urakoze kuri hamwe natwe. Ndagushimiye, cyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kubasuhuza kandi cyane abakunzi bacu, bakunzi ba Generali Esther mama w'amahanga. N'amazina nkoresha muri uyu murimo, n'amazina nahawe na data. Nkunda kubabwira ngo ndayakunda, ariko nkanababwira ngo ngira amazina ay'ababyeyi banyise. Nitwa Ndatimana Francine, nubwo benshi munzi kuri mama w'amahanga, ariko nayo mazina nayanjye ndayakunda. Nkunda izina Ndatimana cyane cyane cyane, kuko rihora rinyibutsa ko uyu muhamagaro ntabwo watunguye Imana cyangwa ngo unungure. Nyumva ko nitwa Ndatimana bintera kumva ko Imana yari ifite umugambi kuva kera yuko nzayirata kugera ku mpera y'isi. Ndashima Yesu ko asohoza ibyo yagambiriye. Ndasuhuza cyane abasirikare ba Kristo muri groupe nyoboye yitwa abasirikare ba Kristo. Mwese ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje mwese, ntabwo nabarondora. Kandi ndabasuhuje mwese mudukurikira, mwaba muri mu Rwanda, i Burundi, inshuti zanjye cyane kandi inshuti za Kristo, ndabakunda. Ndabasuhuje aho muri ku migabane itandukanye. Mwami Yesu abampera umugisha. Nukuri ni byiza ko mudukunda mukanabitwereka. Namwe mugenda mugera amakome, nkunda kubabwira ngo waba utanga comment nziza ndagukunda, kandi waba utanga comment mbi nkagukunda kurushaho. Ushobora kwibaza ngo kuki ukunda kurushaho umuntu ugira comment mbi. Aba bantu badufasha kumenya iko dusengera mu uyu murimo w'Imana, kubera ko dufite intego yuko abantu bose babohoka. Nubwo Yesu we yavuze ngo abo wamaye bose ngaba narabarinze, keretse umwana wo kurimbuka. Ariko mwese munkurikiye ntago mbifuriza ko habamo uwo kurimbuka, ahubwo mwese muzaba ubugingo. Mwami Imana abamera umugisha kuko mukurikirana ibi biganiro. Nkunda kubwira inshuti za mama w'amahanga, izi channel numfasha ugakora subscribe kuri izi channel, uba ufashije aba bana b'Imana. Buriya ubwe uhagaciro kuba umuntu yarahisemo akavuga ngo ntago nkoze ibindi bintu byo muri
entertainment, ahubwo mpisemo gukora ivugabutumwa cyangwa mfashe umwanya wanje ngiye kuha ivugabutumwa abakozi b'Imana batandukanye bace kuri izi channel yanjye, nkwirakwiza ubutumwa bwiza. Bene data, mujye mushyigikira abana b'Imana, mukore subscribe ukande kuri iyo nzogera, uyu murimo ubukoze data zawugwembera. Kandi nkwibutsa iki kiganiro ubukurikiye kurikira ukirangize kandi ugisangize benshi, data aguhumugisha, kuko nje mvuga iki kiganiro ntikigiraho kigera ntacyo byadufasha, nta nicyo byafasha umurimo w'Imana, ariko wowe ugisangiza benshi nukuri Imana iguhereza umugisha, kubera ko ukora ivugabutumwa ndetse rirenze iryo twe dukora, kubera ko uba wasangije ubutumwa bwiza bene so. Imana rero iguhumugisha wowe ugiye kubikora. Reka nagukomeze wowe urwaye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, nkubwira ngo komera kuri Kristo Yesu. Niwe wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musanga hondi ndabaruhura. Iyo mitwaro ufite uko yikoreze Kristo, niwe ubasha kutwikorerera ibyacu kandi akabigenza neza, akaba afite n'ibisubizo byabyo. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Uyu munsi mbafitiye message azireba abakristo bose muri rusange, abanyafrika bose muri rusange, kandi zireba umuntu witwa Dawidi tukunze kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, uyu witeguye cyane kuza kubohora igihugu cy'u Burundi. Mwambaza ngo Burundi buraboshye? Nakubwira ngo yego cyane, kuko Burundi buracyaboshywe n'amoko, kandi Burundi buracyaboshywe n'ivangura akarere n'amadini, nubwo ibyo byo biri henshi, navuga ngo biri hose. Rero uyu Dawidi ariyizi, abarundi mumutegereje igihe kirekire. Nabwira abarundi mufite aya masezerano kandi mubikunze, nkunda kuba ngo mubikunze, kuko harimo abatifuza ko ubutegetsi bwanyu bwahinduka bitewe n'inyungu zanyu zitandukanye. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Rero niyo mpamvu idata yongeye kuba dutumaho, mujya mumbaza cyane mukambwira ko icyo vuga ku Burundi. Nababwiye ngo nyobora groupe yitwa abasirikare ba Kristo, ni groupe ifite intego yitwa Bohoka Afrika. Bohoka Afrika harimo Bohoka Rwanda, harimo Bohoka Burundi, harimo Bohoka mbese ibihugu byose biri muri Afrika. Rero ni muri urwo rwego Imana yanaduhaye message zo ku gihugu cy'u Burundi, n'abanyarwanda badutumaho, ariko cyane muri iyi minsi hari kuvugwa message z'igihugu cy'u Burundi, kuko amarembo ya Afrika yo gufungurwa kwa Afrika ashingiye kuri ibi bihugu bitatu: u Rwanda, u Burundi, Kongo. Data yarangije kubiduhishurira. Ibi bihugu nibigira umutekano bikagira amahoro muri byo, bizaba imbarutso yo guhindura Afrika yose, kuko ibi bihugu uretse na Afrika, isi yose izabona ko muri Afrika habaye ikindi gitangaza. Imana itugirire neza. Rero nizo message mfite. Hanyuma reka mbanze, navuze ngo mfite message ku bakristo bose mwisi hose. Yamvuze abakristo bose, haba harimo abahanuzi, haba harimo abashumba, haba harimo abafite inshingano zitandukanye mu uyu murimo, haba harimo n'abakristo basanzwe batagira inshingano mu idini cyangwa mu itorero. Imana itugirire neza. Rero mfite message ku bahanuzi, muhanurira muko. Navuga ngo uburyo bwose uhanuramo, ushobora kubuhanura mu ndirimbo, ushobora kubuhanura mu ijambo ry'Imana, ushobora kubunahanura bisanzwe, ukavuga indimi cyangwa ntuzivuge, ariko ukavuga iby'Imana yagutumye. Abahanuzi rero data yambwiye ngo musengere mukuri no mu mwuka, kandi muvuge ibyo yabatumye, ntimuyivugire iby'itabatumye, kuko abavuga iby'itabatumye data yambwiye ngo akaga kabagezeho. Ndetse abahanura akaga yambwiye ngo aka kaga muhanura
ubizi neza ko ari amarangamutima yawe cyangwa ari amakuru uri kumva akagutera guhanura cyangwa ari izindi ndonke ukeneye, indamu ukeneye muri uyu murimo w'Imana, data yambwiye ngo aka kaga kabagezeho. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari abahanuzi bari kugendesha za nkoni impumyi zigendesha bakoresha, navuga ngo sinzi abafite ubumuga bw'amaso niko mu Rwanda bavuga bwo kutabona, bakoresha ziriya nkoni murazizi. Nagiye kubona mbona bamwe nta matwi mufite, abandi ururimi ruragobwe, abandi amaguru ibirenge gutya uri kugenda ariko amaguru n'ibinimfu muri kugendera ku mbago, abandi mbona ibiganza birakonjamye. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Bahanuzi nawe uhanura ubizi neza kutacishije imbaraga, uretse ko nawe wacishije imbaraga, ingororano zawe urazifite kagucirwaho iteka ku munsi w'amateka. Imana itugirire neza. Ariko wowe uhanura uzi ko utacishije imbaraga kandi ubizi neza kuri kuvuga Imana by'ukuri, hanura mu kuri no mu mwuka. Wirinde ko data akugezaho ibi bihano bye, kuko kubarakarira ko Imana yarabarakariye. Reka mbabwize ukuri, Imana yarabarakariye nimba itangiye kukugaragaza uri impumyi, bivuga ngo mu isi y'umwuka uri impumyi nyine, kuko amaso wari ufite uri kwibwira kureba kandi yamaze gutakara, yamaze kugenda. Matwi wari ufite yumvaga ijwi ry'Imana kubera ko washizemo amarangamutima, uri kwiyumvira ibyo ushaka kumva ukaza kubitangaza hano kuri social media. Ntabwo muri gukundira ijwi ry'Imana ngo arebyo ribabwira ribatume. Imana itugirire neza. Amaguru ibirenge byaracitse, nta nkweto z'ubutumwa bwiza mucyambaye, muri kuvuga ibyo mushaka, biganza birakonjamye. Imana mwari mufite zo gusengera abarwayi, data arazitwaye, mugiye gusigara mu yandi magambo muri biporoporo. Kuki wakwikururira akaga? Biravuga ngo kuki warindira gupfa? Imana iravuga ngo ntabwo nishimira ko umunyabyaha apfa, nishimira ko umunyabyaha ahinduka akava mu byaha bye. Kuki bahanuzi mwakwemera aka kaga kabageraho? Wahanuriye data mu kuri no mu mwuka, kazaguhemba birenze ibyo uri gushakisha. Imana itugirire neza. Reka nkubwire, ntabwo igikundiro ugihabwa. Hari abantu bari guhanura umunsi ku wundi kugira ngo abashe kwamamara. Reka nkubwire, nuhanura mu kuri no mu mwuka, naho wahanura rimwe mu kwezi ariko ari data wagutumye. Wahanura rimwe mu mwaka ariko ari data wagutumye. Nukuri uzamenyekana, data azatuma umenyekana. Ubundi icyubahiro wihaye cyakugeza he? Yesu aravuga ngo ushaka icyubahiro agishakije gukora ibyiza no gukiranuka, kandi ushaka kuba mukuru yemerere abe umugaragu w'abandi. Ushaka kuba mukuru muri mwe nawe umugaragu w'abandi. Ushaka ijuru namere n'umwana mutoya. Kubera iki bahanuzi? Kuki iby'isi wabona n'iby'akanya gato, kandi muri kubibona nimunabibone, muri kubishaka nimunabibone, kubera ko data arabifunze. Ntabwo uzahura n'umuntu w'umugisha cyangwa uzahura n'ugutunga wo kugutunga byagahe gato, ariko ibya byiteka ntabihari. Kubera izo ndamushaka wirirwa usabiriza, wirirwa usabiriza, kandi nta mwana w'Imana ukwiye gusabiriza. Iby'Imana irabiguhereza ikabiguha. Nta mwana w'Imana wirirwa usabiriza. Imana nibona kubikwiza biguha. Imana itugirire neza. Reka mbabwize ukuri bene data, nimukorere data mu kuri no mu mwuka. Nimumukorere mu kuri no mu mwuka, kandi ingororano z'abera zirahari. Imana y'amahoro yambwiye ngo mugarukiraho, kuko aka kaga kagiye kubageraho nimutagarukiraho. Imana irambwira ngo mbwira abakristo mwese ngo Imana itwongeye agahe.
iduhaye agahe ntabwo ari igihe. Irambwira ngo muri aka gahe ufite ubwenge niyaka imbaraga z'ijuru azazihabwa, yaka amaso y'umwuka azayahabwa, yake ibifite umumaro. Mana yambwiye ngo mwe gukomeza gusaba, muri gusaba nabi. Dore impamvu musaba nabi, uri gusaba etaje, uri gusaba imodoka, uri gusaba amashuri meza y'abana, ariko ukibagirwa gusaba Mwuka Wera. Mana yambwiye ngo mufate ingero nyinshi z'ababisize, murasanga barabikoreye bakanabibira ibyuya, ariko barabisize. Mana yambwiye ngo ibyo byose musaba, izo ni ingero natanze, ariko gusaba kwawe urakuzi. Yambwiye ngo musabe mwaka gahe, musabe ibitifuzwa n'abantu n'abanyamahanga, musabe iby'ubwenge. Mana itugirire neza, musabe neza, kandi mugire ukuri muri mwe, mugire ukuri ku ijambo ry'Imana, mugire ukuri nuko muvugisha. Mwakagaye mubabarire. Kubabarira byo data yanyeretse abantu benshi bagiye kurimbuka kubera kwanga kubabarira, kubera kubabarira byo bya nyirarubeshwa. Mana itugirire neza. Yanamaye amagambo menshi kuko nabonye imirambo myinshi y'abantu yishwe no kutababarira. Turabisoma muri Bibiliya, yamaye amagambo yo muri Mika, ibice byaho 6, usoma umurongo umwe wonyine wa 8. Mika ibice 3 umurongo wa 8. Yewe mwana w'umuntu we, ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Dore Imana yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka. Dore icyo Uwiteka agushakaho, ndabizi nanjye ko ari cyo nshakaho, ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana, yawe wicisha bugufi, Imana iguhereza umugisha. Amen. Imana irashaka kukiranuka ku gato no ku kanini kugira ngo uzatahe ijuru. Imana irashaka kukunda kubabarira, ndagira ngo witondere iri jambo. Imana ivuze ngo gukunda kubabarira. Nimba Imana ivuze gukunda, ntago ubisabwa ahubwo urabitegetswe. Kunda kubabarira. Rero ntago ikubwiye ngo ubabarire ejo kandi uba ugifite inzika. Oya, irakubwiye ngo ubabarira kandi uhere ku banzi bawe. Ntago ari uko bari inshuti yawe mwagira nk'ikibazo kiri bukemuke buri nonaha. Hera ku banzi bawe, bamwe bakuroga ubababarire, babandi bakwiciye ubababarire. Mana itugirire neza. Mana igeze kuri ijambo ryitwa kubabarira, yambwiye ngo ifite agahinda kenshi k'abantu mugifite ingengabitekerezo. Ngarutse hano mu Rwanda, ibi ngiye kubivuga iwacu mu Rwanda. Imana yambwiye ngo muracyafite ingengabitekerezo. Dore agahinda Imana ifite. Iyi ngengabitekerezo iri mu bakristo. Imana yambwiye ngo niba uzi neza kubwiriza, ukambara ikote ryawe ukaryambarira ku ngengabitekerezo y'amoko, ukaryambarira ku ngengabitekerezo y'amadini ndetse n'iy'uturere, shyira Bibiliya hasi kuko nta Mana uri gukorera. Shyira Bibiliya hasi, wemere ukorere Satani. Yambwiye ngo nimba ufite Bibiliya ukaba uyifite, ukaba ubwiriza ijambo ry'Imana, ukaba utazi neza ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, umugabo n'umugore niko yabaremye, warangiza ukareba umuntu ukavuga ngo uyu ni umuhutu,
uyu ni umututsi, uyu ni umutwa, uyu ni umwadeperi, uyu ni umwangirikani, mbese amadini yo yaragwiriye, sinshaka kugendana nawe. Yesu ukorera ni uwahe? iyo mana uvuga ni iyahe? guma inaha uruwinaha mu isi, ijuru wiriririmba kuko ntaryo uzabona. nyamara iyo uri mu rusengero tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, wasigaye kera. nimba warasigaye mu ngengabitekerezo urumva uri mu rugendo cyangwa warasigaye? nimba uri kuririmba n'ingengabitekerezo urahari cyangwa ntabwo uhari? urumva uri mu rugendo cyangwa warasigaye? niba udiyakona n'ingengabitekerezo aho uri kugenda cyangwa warasigaye? mana yambwiye ngo ngubaze ngo uri kugenda. niba uri kubwirizanya ingengabitekerezo aho uri kugenda cyangwa nawe uri mu bari guhamagarwa ngo muze mwisigara. mari tugirira neza, bashumba mushyira hasi ingengabitekerezo, baririmbye muyishyire hasi, na Kristo muyishyire hasi. nyamara iyo uri mu rusengero uri kubesha abantu, uragenda ngo kugira ngo abantu bafashwe ukababwira ngo hindukira ngo urebe mu maso ya mugenzi wawe ngo ubonyemo iki? ati nibonye. ngo mubwire ngo urasa n'Imana, ku munwa, ku mutima ntabihari. ubibwira abandi, wowe mu mutima wawe ntabirimo. yambwiye ngo shyira hasi, niba udashoboye guhinduka rekera umurimo ntawurimo. emerera Satani umukorere, niwe uzaguhembera iyo ngengabitekerezo. ariko data yambwiye ngo mugarukiraho mwese metero 2 kuri 1 nizo muhabwa mw'ubu butaka, ariko nyuma y'iki gihe awuzingi bataba hariya, wowe ugiye mu rubanza, ubu uzabona urubanza, nta kwihana guhari. nyuma y'uko ifirimbi y'ubuzima bwawe ivuze nuko ugahagarara, nta kwihana guhari. ese ubundi igihe cyawe urakizi? kuki ataba iyi mpanda wumvishe, iyi mbuzi wumvishe ari iya nyuma? hinduka nshuti yanjye, ntacyo amoko azakumarira, ntacyo kureba ku madini bizakumarira. muririmbyi araririmba aravuga ngo buri wese mu itorero, erega ni Yesu watubwiraga, abo wejejwe muri iri, buri wese mu idini, nayo mwise amacaci, ariko hata buri wese mu itorero, abo wejejwe muri iryo. ese wowe warejejwe nshuti yanjye? wowe warejejwe? Mana yambwiye ngo mubabarire, Mana yambwiye mureke ingengabitekerezo, kuko ibahaye agahe, ibahaye agahe. hari igihe akagahe karangiye, kandi reka mbabwira agahe karahangiye. agahe si igihe, nta nubwo ari ibihe. wumva ibyo bintu Imana yatarutse ikavuga ngo iduhaye agahe. yatarutse ibihe, itaruka igihe, iduha agahe. mugiye gushaka Uwiteka bitagishoboka ko abona. reka mbabwize ukuri, yaravuze, ariko igihe cyo kuruhanya n'abantu kirarangiye. ushatse wakumva, ntiwinangira umutima ukagarukira aho ngaho nshuti ya Kristo. Yesu aje kwitanga, akamena amaraso ye, akabambwa ku musaraba. ntabwo yigeze atubwira ko apfiriye abahutu, ntabwo yatubwiye ko apfiriye abatutsi, ntabwo yatubwiye ko ari abatwa, ntabwo yavuze ko ari abazungu, abirabura cyangwa abarabu. yapfiriye muntu wa wundi yaremye mu ishusho ye. se wakurikiye Kristo, wageze ku musaraba, mari tugirire neza, cyangwa urawureba ugatitira? hari abashumba basigaye batekereza umusaraba bagatitira kubera ibyaha byabo. mari tugirire neza. hari abakristo batekereza umusaraba
bakwibuka bagatitira. Ariko Imana yambwiye ngo mugarukiraho, ibahaye agahe, akagahe gakoreshe uhindukirira Kristo, muhindukirira Uwiteka nawe azabagarukira. Ni mumugarukire abagarukire, muhunge Satani abahunge. Erega Satani azi ibyiza by'ijuru, arabizi, yabibayemo, azi ko atazanabisubiramo. Kuki wakwemera kuyobwa n'umubi? Mana itugirire neza. Soza ijambo ryitwa kubabarira cyangwa ubutumwa data yambwiye kubabarira. Somera Matayo ibice byabo 6. Somera umurongo wa 14. Ufite ugutwi arumva. Matayo ibice 6 umurongo waho wa 14 wonyine. Wa 14 haratubwira ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe. Imana ibahereza umugisha ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, namwe se wo mu ijuru azabababarira. Ariko se nimutabababarira azabababarira. Bakatolika barasenga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Natwe abarokore turavuga ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayitugiriye. Ni byose ni ukuri, nibyo. Yesu nakubabarira nk'uko ubabarira, biraza kugenda gute? Twategetswe gukunda kubabarira mu ijambo muri Mika. Nshuti yanjye, kunda kubabarira wibagirwe nk'uko Imana yacu ibabarira ikibagirwa, byacu bya kera bigahinduka bishe. Nawe babarira mugenzi wawe ibye birangirira aho ngaho wamubabariye, hanyuma izo nzika n'inzigo mufitanye zirangire. Nimburu wa Kristo koko, kurikira Kristo, we yemeye kwishyiraho ibyo byaha byawe wigaraguramo, ukigaraguramo, aracyakwinginga ngo ubireke. Ariko wowe kubabarira umuntu mutanaryamana mu nzu, kumubabarira gusa byakunaniye. Umuntu udatunze, twe tubaye ku bwa Kristo, duhumeka umwuka we, yabishatse twaryama ntitubyuke, twabyuka ntiturare mu isi. Ariko tubabarira umunsi ku wundi. None umuntu utanatunze arakunanira ate kumubabarira? Kumubabarira biguhesha ubugingo, bikunanije iki? Kandi warangiza ukavuga ngo tuzajya mu ijuru ryande, rya so wanyu, rya nyokoro, rya nyoko wanyu. Mana itugirire neza. Iri juru riraharanirwa, riraharanirwa. Izi mbabazi Yesu yatugiriye zigirire mwene so. Mpamvu mu madini uhagera ugasanga byarazambye. Usiko n'abashumba batumvikana, abadiyakoni nuko bararogana, barashaka kwicana, baragambanirana. Numwe aravuga ntawuze n'undi. Mbese turi kujya uwo mukumi muyoboye wo muzawugeza, uretse kuba ari mu myihu yoboye indi muzagwa mu cyobo. Mana yururuke iturengere, irengere ubwoko bwayo. Data duhana umugisha. Mana yo mu ijuru yambwiye ngo kandi ba Kristo mutandukanye ibihe byo gusenga. Kugira ngo usenge neza tandukanye ibihe byo gusenga. Menya ngo ni gusengera mu mubiri, mu marangamutima cyangwa mu mwuka. Nshaka kukubwira ko nimba utari ubizi, ubu buzima turimo cyangwa ubuzima bwacu bugirwa n'ibice bitatu. Tugizwe n'umubiri, tugirwa n'ubugingo, tukagirwa na mwuka wera. Mari tugirire neza, tugirwa n'umwuka. Iyo uri musengera mu mubiri, nukuri nawe urabyumva kuri mu mubiri. Urasenga ukumva nta isengesho riri kurenga n'intebe wicayeho, cyangwa naho uhagaze, cyangwa n'ubutayu wagiye. Aho usenga urumva ritarenga. Urasenga ukumva uri gusubiramo amagambo. Urasenga ukumva wibereye ahandi. Urasenga nyine uri mu mubiri.
urasenga nawe ibyo usenga ukumva wabibuze. Hari umuntu utabasha no gusenga iminota 5, nayo ni myinshi. Mana tugirire neza, mutandukanye ibihe byo gusenga. Hari abantu rero Imana yambwiye ngo mwitondere iki kiciro ngiye kugeraho, gusengera mu marangamutima. Hano abakristo basengera mu marangamutima bitewe n'ibyifuzo ufite. Abahanuzi basengera mu marangamutima bitewe n'ibyifuzo ufite, yewe n'abashumba nuko. Mana tugirire neza. Mana yambwiye ngo iyo usengera mu marangamutima urasenga kubera ko hari ibyo washushanyije cyangwa wafashe uravuga ngo ibu nibwo buzima nifuza kubamo. Hanyuma iyo usenga uhora usaba bya bindi ndetse urabishushanya ukanategeka Imana marangamutima. Dore kaga kari ku bahanuzi n'abakristo. Twibagiwe ko uyu Satani yaje aturutse mu ijuru. Hari abantu bibwira ngo Satani ari kuzimu, mukirirwa mubyina ngo tumukandagire. Ukandagire Satani. Satani ari mu iki kirere we arahari kandi afite ibyiciro by'abamarayika abandi bakomeye bamanukanye. Afite n'abandi bakozi yangaje aha mu isi. Uza akaga k'abantu basengera mu marangamutima. Urasenga bakubaka urukuta rutangira amasengesho yawe. Noneho kubera ko bagushaka wa uhagaze we, wa mukristo we, wa wera we, wamaze kwinjira mu marangamutima yawe, Satani yihindura marayika w'umucyo. Afite ububasha bwo gutanga ibintu byose. Nongere mbikwibutse, utazabona ibisubizo byose ngo uvuge ngo bivuye ku ijuru. Yihindura marayika w'umucyo akakuzanira neza ibisa n'ibyo wasengeye. Ukibwira ngo ijuru riragutabaye, nyamara Satani akuzaniye igisubizo kize kuguteza akaga. Rimwe kigukuye mu murimo, kabiri kiguteje amahoro make haba mu rugo haba mu buzima bwawe bwa buri munsi, kiguteje ibihombo. Mbese nawe wisanga neza uri kwicuza, uri kubaza Imana ngo ubundi ni wowe cyangwa si wowe. Wowe wabyemeye kandi wari uzi ko wabonye ibisubizo. Mana yambwiye ngo mutandukanye ibihe byo gusenga. Musengeshe umwuka iteka kandi musabira abera bose. Ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga umwuka iteka. Mana tugirire neza. Rero musengeshe umwuka iteka ni ubwo butumwa narifitiye abakristo bose. Nanabwira abanyarwanda mwongera ibihe byo gusenga, musengera igihugu. Ndacaracarinze u Rwanda, reka mbabwire. Nkunda kubibabwira mukavuga ngo ni bya bindi by'abahanuzi, ariko naho akaga kari gahari kanateguwe n'ibihugu byinshi binakomeye. Reka mubwire ngo ndacarahari kandi arakora, arumva amasengesho y'abera. Nimba Aburahamu yarabatse habonetse umwe abantu barunaka, ntago wareka kurimbura Sodomu n'Igomora. Rero abera bari mu gihugu cyacu barasenga amasengesho akagera ku ijuru. Data kumva agahindura ibihe, akanyuranya ibihe. Mana iratwishimira iyo usengera mu kuri no mu mwuka. Ntago mbabujije gusenga, nababwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga. Ibi byose tubibona tugeze muri uku kwezi atari uko intambara zateguwe, zari zihari. Mutagira ngo abazihanuye ntibazibonaga, zari zihari, ariko
binavuze ngo byose bikurwaho n'iki? No gusenga. Niyo mpamvu ntongera mbinginga abanyarwandakazi muri mu gihugu, muri hanze yacu, mwongera ibihe byo gusengera igihugu, kandi n'ukuri nusengera igihugu, aya mahoro usabira igihugu niyo tuzabamo. Data duhana umugisha. Nkunda no kubwira abantu babona ibintu agahita bihanura, nubona akaga ku gihugu jya usenga, Imana iba yabiguhaye ngo ubisenge. Wica ibikuba ugatuma abantu bagufata ukundi bakakwita amazina kuko utagize ubwenge. Imana iguhereza ibintu, ikweretse amakuba ari mu gihugu, uraze kubivuga uri proud ugatanga n'ingero. Hoya nagaruka abera babaho, ura proud yo gutanga ingero z'uko u Rwanda rugiye kuba umwirare, amatongo, impunzi zigwiriye, ukabivuga ura proud, utanarira ngo tubone kuri kurira igihugu. Ntabwo iyo ari inkuru yo kumva ngo uyivuge wumva uri guseka, ubundi icyo gihugu nikimera gutyo wowe uzaba urihe? Wowe waba urihe? Kibaye impunzi wowe wahungira? Ese amaraso amenetse wowe yawe yasiga? Mujye mwitondera message Imana ibahaye, muzisengere, ugire n'ubwenge bwo kuzivugamo. Imana yabahaye ubwenge, mubugire mubukoreshe bahanuza. Tangiye kuvuga ngo mwarapfuye, uracyari ku isi, ntabwo iragucyura. Reka nkubwize ukuri, ntabwo iragucyura. Warapfuye se ko utataragushingura, buri kimwe cyose cyakugeraho yabyemeye. Gira ngo se Stefano ntago yari yahamyaga Kristo, cyakugeraho yabyemeye. Kandi urwo rupfu uvuga ngo warapfuye wasanga uri gutaka. Mugira ubwenge, ndabivuze mpfe. Urabivuze upfe. Imana itugirire neza kandi bahereza umugisha. Nagira ngo Imana y'amahoro nyinginga yo kabyara ikumera umugisha wowe wumvishe iki kiganiro. Message nari mfite kuba Kristo mwese nizo, mwongera ibihe byo gusenga aho muri hose, uri mu gihugu cyangwa hanze yaso, wongera ibihe byo gusenga. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Yeah. Dusengera Imana rero. Yego. Reka dusenga Imana. Nongera nkwibutsa ngo uzamure kwizera kwawe niba ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ufite, navuga ngo ibibazo bitandukanye byo mu buzima, Data aracyakora. Ndakubwira ababyeyi babuze urubyaro ngo aracyarema abana bazima. Imana itugirire neza. Umurimo we wo kurema ntabwo urarangira. Rero ugire kwizera ko Imana ishoboye byose. Reka dusenge. Wera wa Isiraheli, Data amwiza, Papa dukunda, Papa twitaho, turagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye Data Mwami Imana ko wemeye ko gitambuka kuri izi kamera kandi nta kirogoya cya Satani icishemo. Ndagushimiye kubwa bose bagikurikiye, ndagushimiye Uwiteka kubahereza umugisha wo kuba bagisangije benshi. Ndagushimiye kandi kuri Imana ikiza abarwayi, uri Imana yishura amadeni, uri Imana yubaka ingo, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana twakubonye ukora imirimo n'ibitangaza. Data twarakubonye n'ubu turacyakubona. Yemerera ugenderere buri muntu wese ufite ikibazo, Data umubera igisubizo. Ndagushimiye, komeza kuturindira u Rwanda, urinde u Burundi, uturindira Afurika yose. Mwami wadusezeranije kuzayibohora ikaba mu mahoro mu mudendezo. Turabirindiriye kandi turizeye kuzabikora Mwami mwiza. Turagushimiye kuri Imana wongeye
kururukira gutanga agakiza ndetse uje kwikorera umurimo. Ikizira nubwo cyageze ahera turabizi ko ari wowe nyir'umurimo. Ushimwe kuri Imana igikomeje kwagura umurimo wawe ndetse no kumenyesha abantu inzira y'ukuri n'ubugingo ariyo Kristo. Ngaho nuganze byose bibe uko ushaka munsi no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo twizeye kubikoze. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha kandi namwe mwadukurikiye turabashimira. Imana nibaha umugisha, Imana nibarinde. Ibiganiro nakagaruka turabasezeye, tuzongera ubutaha. Murakoze. Yego.